Aimable hazamo n'icyo cya Aimable gusa ibyo byo kuvuga ngo namuconganishaga abakinyi bamwe kuri koca buri abakinyi babaga ishironge bo bakubwiza ukuri bakakubwira ko atari byo kuko dushwana twabaye nk'ababwizanye kuri ku bintu byose twashwanye mu bintu byose musobanurira ibintu byose mbimubwira ku murongo imbere y'abakinyi bose nawe ahari mubwira narakubwira agafata abakinyi neza gutya na gutya bose babyumva kandi ayo mazina mwavugaga ba Sefu ba Aimable ba Jacques bose na mentioningaga turi kuganira so urumva wajya kuvuga ati Jaberi yatumaga coach atabana neza n'abakinyi iyo uza kubeshya coach yashoboraga kubinyomoza iryo joro ako kanya imbere y'abakinyi bose so rero nibyo byishe umubano wanjye na Adiri ibintu byose bizamba gutyo kuko tujya kuri match ya nyuma ya Marine twashwanye yabonye abakinyi twe duhagaranye mu kaziga bose abarisha bench Irage Claude Rage yarakinyi ba Claude abakinyi benshi cyane basanzwe babanzamo abakinyi basanzwe babanzamo yarirage na Boneri bonyine abandi bose abashyira kuri tribune nubwo yabashyize kuri bench yabashyize muri tribune kubera abona turi kumwe ati buriya Jaberi yabashyizemo imico mibi kandi nta n'umuntu twaganira ibyo byari byarangiye mudu yanjye yahindutse ibintu byanjye simbitinza mu mutwe cyane cyangwa mishyire ku mutima hari akantu Ephraim yari yakomojeho icyo gihe twavuga ngo Jaberi yari muri downfall hari ukuntu muri yitanakinaye n'ukuntu level yawe igenda igabanuka ku buryo kuba utarahamagarwaga mu ikipe y'igihugu ntibibigitangaza abanyarwanda ntibabigiriyeho ikibazo uyu munsi ni ihe mpinduka yabaye ni irihe tandukaniro rihari kuri Jaberi wa kiriya gihe na Jaberi wa none ku buryo noneho watangiye kugaruka mu Mavubi nuko yarahere no muri background n'ubundi cyane cyo kibazo rero kuri ibyo bintu byo kugaruka mu Mavubi ne Ephraim nicyo kibazo yari yambajije ikintu cya mbere buri iyo habayeho impinduka zizana n'ibyazo buri umutozi yahindutse ashobora guhinduka nekerezaho wagiye atanekerezaga hari umuhanzi waririmbye ati buri vision n'ibyayo buri impamvu ubona bari abatoza ba Uramudage n'abungiriza be bayive ba Jimmy Mulisa batamamagaye buri asinari nujuje ibyo bagendera buri kujya guca guhamagara hari ibyo bagenderaho we buri ana nubwo bihura n'ubuhanga abantu benshi bakunda kubyitiranya ugahamagazwa bakabyitiranya na forum ufite cyane urwego ukinaho akenshi biterwa n'icyo umutoza ashaka icyo umutoza agenderaho niyo mpamvu rero bari abatamamagaye sinabaveba bitewe n'ukuntu nari nanavuye mu Rwanda harimo n'abatoza b'abanyarwanda buri baravugaga ati Jaberi ashobora kuba kimeze kwa kundi niko mbitekereza sinekereza ko banze kumamaga kubera ibindi bibazo baravuga Jaberi buri ari hasi yenda nge niko mbibara so uyu nguyu rero impamvu yamamagaye ni iyi uyu mutoza yatoje Yemen ikipe y'igihugu ya Yemen uyu mutoza Yemen na Iraq buri abakinyi benshi ba Yemen bavaga muri Iraq bakinaga iriya shampiyona arayisobanukiwe iyo ko caje ikintu cya mbere aheraho buri areba abakinyi bakina hanze akaba yabatekerezaho icyo akora we ntabwo yita ngo Jaberi ari muri forme cyangwa nazirimo abaha amahirwe kugira ngo akurebe yamaye amahirwe aramamagara mu myitozo abona ndi ku rwego rwiza niyo mpamvu yari yongeye yanyitabaje gusa buri amamagara impamvu niyekereza kata buri ndakubwiza ukuri hano kuri mikoro nakubeshye ziriya match twakinye hari ukuntu umutoza yagufite mu mibare ubibona yaramfite mu mibare kunyinisha match zose nari kuri liste sinakinye ariko yaramfite mu mibare harimo na match yari yambwiye ko ngomba gukina rwose igice cya kabiri uri gukine hari swadi menyereye isanzwe ikina nago umuntu ahita hindura ibintu ko yiboneye gusa nari namukonvese mu myitozo kandi tugiye no muri realite urwego nyine aho buryo nyine umupira sindi umukinyi ukwiye kubura mu Mavubi realite nago bikwiye nukuri kwimana byabaho kubera ari igeno ry'Imana cyangwa amahitamo y'umuntu runaka ariko realite ku by'umupira nago bikwiye buri mukinyi agira kariteze nta mukinyi nzinge mu Mavubi duhuje karite nukuri nta numwe nabo bashobora kugira izo bakurusha apana kuvuga ngo ubuhanga nabo bashobora kugira ibyo bakurusha wenda ariko abakinyi duhuje karite mu Mavubi nabo mbona urabona reka nk'urugero ugira nk'umupira w'i Burayi hari umukinyi ukina muri Leverkusen bita Florian Wirtz ubona ukuntu akina azi ujya receiving umupira hagati y'abantu ujya akina inyuma y'umwataka buriya ni iriya style buriya nyina umusinyina nkawe simvuze ngo ndi ku rwego abantu batabyitiranye ariko imikinire uriya Florian Wirtz ujya ubona umukinyi bita Dani Olmo Barcelona
uburyo akina inyuma y'umwataka uburyo abasha kuhakinira buriya ni iriya style nyina mu nge niko nyina umupira iyo ndi ku 10 cyangwa inyuma y'umwataka zitandukanye n'izindi kugira ngo abantu bamenye kuzitandukanya. ndaguha urugero nk'abakinnyi bakina mu Rwanda nge mbona nkavuga uyu muntu twenda gukina kimwe. Hari umwana bita Fiston uri muri Rayon buriya nge sinzi naba muziza n'ubugufi sinzi impamvu batajya bamuha amahirwe. Nge yaje muri APR mbona umwana akina umupira uri ku yindi level ufite imbaraga arihuta ariko bashaka kureba uko angana niko mbikeka sibamugirira icyizere. Uriya mwana Fiston hari umwana bitaga Kongore w'akamoso wanyuze no muri APR hakaba na Ruvumbu wakinye muri Rayon. Buriya abo bakinnyi badushobora kugira style yenda gusa kubasha gukina inyuma y'umwataka. So rero mu Mavubi ndakubwiza ukuri izindi oya ndagira ngo twigisha abantu hari iyo style yo gukina inyuma y'umwataka ubundi tukunda kuyita style y'umwataka yo mu numero 10 upasa bataka. Izindi ni izi wenda urundi rugero rw'aba izindi style z'aba numero 10 kugira ngo umuntu ataza kuvuga ngo Jaberi yigize umukinnyi mwiza uri muri classe ya barunaka oya style zindi. Urabona hari abakinnyi urabona ndagura urugero nka Pedri cya Vitinha ni nabo bakinnyi bari kuri top muri iyi minsi. Ubona nka Pedri n'umukinnyi uzi gukina hagati ariko iyo umushyize mu bantu ahantu hacukitse buriya kuri nimero 10 haba hari abantu benshi aba defenseur aba nimero 6 kuhakina biramugora. Uzabona niyo yagiye mu ikipe y'igihugu nagatanga umusaruro nk'uwo Dani Oromo yatanga kuri uriya mwanya kuko kocha w'ikipe y'igihugu naga mu prefera ku 8 nk'uko akina muri Barcelona. Hari umukinnyi rero ubuzi gukina ari uko ikibuga kireba imbere ye cyose yisanzuye afata umupira akaba ari utangiza amatake imikinire ya equipe cyangwa se n'abari inyuma bakaba ari we bayinyuzaho. Bayinyuzaho ni nka biriya bya Modric ba Vitinha nakubwiraga na Pedri watanze no Kedi nawe yakinaga nka Kedi buriya na Kedi nuko akina Kedi niba umuzi wo muri za vizi n'umuntu gukinira mu bantu byamugora ariko yaje afite umupira akaza areba abantu umupira ukina neza cyane. So rero nge gukina abantu bandi inyuma cyangwa mu mpande nibyo binyorohera kurushaho. Niyo style ya niyo style ya naturel niyo buri naturel. Rero niyo mpamvu nkubwira ati kuba naboneka mu Mavubi turetse n'ibyo bya style y'uburyo nyina kuba nazamo si igitangaza ngo ndaza mite njyana Amavubi mu cyisi kuba naburamo nagikuba cyaba cyacitse rwose batamamagaye kumamagara nekereza ko nibyo byanyabyo nibyo amahitamo meza n'amahitamo meza ntago ari igitangaza ku rwego rw'umupira nyina karite mfite nekereza ko atari igitangaza kandi n'ahantu ndi gukina muri match 28 25 zose nabanje mu kibuga urumva ndi mu bihe byiza buriya no kugenda amabyumva ko ndi fit ukina poste yawe muri club nyina poste yanjye ku 10 gusa rimwe na rimwe hari igihe iyo dukeneye igitego bangara ku 8 bagashyiramo ndi mwataka mfite umutoza twahuje hari igihe ugenda umutoza mugahuza akakubonamo ibyo ashaka iyo igitego cyabuze buriya kenshi murahindura mugakina 4-4 hari ukuntu ikipe yahinduraga cyane nko muri APR iyo twaburaga igitego barahinduraga bakankuramo bagashyiramo ndi mwataka kugira abataka be babiri ariko hari igitego kibuze bansubiza ahubwo ku 8 bagashyiramo mwataka wa kabiri. Ese statistiques zawe urazifite statistiques nziza cyane mfite ibitego 2 na assist 10 muri match 28 kandi kaze kawa hanine kuba ari gupasa urumva ni ibintu bihagaze neza gupasa ko ni ibintu bimbamo biranyoro kuko niyo mpamvu vuga ati abantu iyo banzengurutse ari benshi baza gusa nkaho barangariye kuri ge abakinyi nkamwe nyine kumenya ahantu nyuza baro kuri akuntu bawuziri babaga bameze ukabona anyuje baro mu bantu batanu Kevin De Bruyne oya icyo ngiye kuvuga wagakomojeho gato uvuga ku mutozo w'ikipe y'igihugu ariko ndagira ngo ukabwira abanyarwanda badukurikiye level ya champion kinaho kuko ni ikintu gitera dute kuri Jaberi ni level ki kuko natangiye mbwira abantu ko uzi kuganira uzi ubwenge busanzwe kandi utari umubeshyi ndashaka umbwire level kinaho champion ibona ku ruhe rwego uyigereranyije wenda n'ibi bihugu bya Afrika ko nabyo hari ibyo wanyuzemo hari ufite ubumenyi buhagije ku mupira w'amaguru ukina kuyihereva gaboreka nkubwiza ukuri buriya abantu benshi bakunda kumva inkuru iyo atari nziza uri inkuru itari nziza abantu babashishikaye kugira ngo bayumve iyo uri kuvuga ibintu byiza hari ukuntu umuntu avuga ati wasanga ari kwitaka cyangwa ari kurengera ahantu akina ibintu nk'ibyo ariko realite champion muri Iraq iri ku rwego sinzi uko nabikubwira rwiza pe
bitari ukwikina kuko uyikinamo. Bitari ukwikina kuko rwiza pe. Buriya niyo mpamvu nkubwira ati buriya sinzi ni ari ibyago cyangwa ari amahirwe. Yigeze kubimbwiraho abantu barayisuzugura ariko ni shampiyona. Mubaze yayikinye biranamugora. Na ba Musova bari gukina yubu. Ndakubwiza ukuri niyo mpamvu ngwira ati nagize ibyago cyase yenda wasari n'amahirwe kuba nakinyiza match. Nashaka kwereka abantu baranye nkunda gukina mangana nabikubwiye kugira nere ku muntu ati ndi kuyiherevu. Urandabyibuka ndi muri Reyo turi mu bintu by'amatsinda Amavubi bigeze guhamagara baransiga dufite match za Yanga iki. Ni match nakinye mvuga reka mbereka konza umupira. Konzi gukina banyibeshyeho. Ibyo binera morali nge nikomeza. Cyagiye mu defenseur akamba. Arya bari bagusize. Bari bansize. Gukina gutyo binera morali. Niyo ndani. Gukina gutyo binera morali. Muri Iraq champion ku rwego rwiza pereka muhimpamvu iri ku rwego rwiza. Urabona mu Rwanda APR iguze umukika ma miliyoni 200 nkuko numvishe ngo harabazihawe biba ari ikibazo. Niyo datanze umusaruro turabarakarira cyane. Turabarakarira aya mafaranga n'ayubusa ku izina ry'Imana muri abayasinyubwa imyaka 3 cyangwa 2 ku izina ry'Imana muri Iraq amafaranga aringaniye ku mukinyi vuye nko mu Rwanda nko kunyanagiye miliyoni 90 z'amanyarwanda kuri sezima niyo batanga ku mukinyi. Ayo mafarasi wayatanga shampiyona East kuko abantu baba bashaka kuyijyamo ari benshi. Bivuga ngo kuko hari amafaranga n'umukinnyi mwiza yashaka kujya. N'abakinnyi beza bariyo benshi rwose cyane kabisa. Abanyamahanga se bagira politiki y'abanyamahanga cyangwa bakinisha imibare y'Inyarugenge ya 6 abanyamahanga mwese mwanakina ariko mubaye mukina mu ikipe y'igihugu. Iyo mudakina mu ikipe y'igihugu bagira limite. 2 umwe akakina match 2 kuri liste ibintu nk'ibyo udahamagarwa. Ariko muhamagarwa cyangwa muva mu bihugu bifite ranking nziza kurusha Iraq. Kurusha Iraq. Muraza mwese mwakina nta kibazo. So rero ni shampiyona nziza. Gusa impamvu abantu batayimenya ni muri Aziya. Nk'ubu mubaje nk'abakinyi 2 bakina na Jesse Lingard nago abamenye. Oya nubwo bakina muri Korea. Simon Happy God Msuva sinarinzi ko kandi muri cyana Tanzania cyane ndi mu bantu bakurikirana n'ubu ngubu. Ariko ntabwo numvaga mu mutwe wanjye ntazo. Niyo mpamvu abantu batayimenya nago shampiyona muri Aziya ivugwa havuga iba Cristiano bakinamo ariko izindi naga abantu bazika. Bandika mu amasezerano yawe ateye yarangiye. Urakomezayo. Ushobora guhindura cyangwa komeza mfite off imwe ariko mfite n'izindi off. Nziza nshobora guhita mu Burayi. Mfite off Burayi mu gihugu kimwe no muri Iraq mfite n'indi off muri Libya gusa yo nago ibiganiro biraba neza. Gusa yo muri Iraq ibiganiro birahari nuko tutarabinoza. Ukomezanye na club arurimo cyangwa guhindura? Oya nzahindura. Ese ubuzima bwaho umuntu yumvise Iraq ngo Amerika ngo baninga abantu bahanyuze n'ibitero turacyabyumva. Muri Iraq nanjye ari ukuntu asomaga amakuru nkagira ubwoba ariko iyo uribona hari umutekano wuzuye pe. Nta bisasu ujya wumva. Nta bisasu ushobora kuva mu nzu aparite mugasiga wegetseho ukigira mu myitozo ukagaruka nta kibazo. Ariko ibyo by'abasilamu ntabwo bigira abajura. Ijoro ryose akenshi banaryama ku manywa. Ninjoro ubusanga bari kuganira bagira iki basangira ku mihanda biyicare bakunda gusangirira hamwe. Muri rusangira ku buzima ni bwiza. Mfite akabazo k'amatsiko. Gusa burahenze ukuntu. Bagdad harahenze. Nari mfite akabazo k'amatsiko Jabel. Umukinnyi njya mbitekereza kuri aba bakinnyi b'abanyaburayi bajya gukina mu Barabu. Ubuzima bw'ibi bihugu by'Abarabu lifestyle buraryoha cyangwa no kugenda ukabiba amafaranga yabo urakukayakorera suku yabiba ukayakorera ukazashakisha ahandi ujya gutura no kuryohera kuko Inyarugenge ntabwo abantu barwarira depression barebye nabi kuko hari abantu badakomeye mu mutwe bashobora kujya ahantu ubuzima bukabananira kubera ubuzima gusa. Urabona mu Barabu ubaye uri umuntu ukunda kujya mu mabuwate gusohoka uri umuntu ukunda abakobwa n'ibyo bintu abantu bishingamo cyane ukunda amayoga ibiki byakugora nago wahabasha kuko nago wabibona atari umugore wawe na ahantu mwahurira no